Ndabasuje mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana n'abane na buri wese, kandi Pasika nziza ku bantu bose bayizihiza. Uyu munsi tugiye kureba indirimbo zakunzwe cyane n'abakomeye. Iyo tuvuze abantu bakomeye mwumve ko harimo aba president b'ibihugu, hakabamo aba bishop, hakabamo aba pastors, hakabamo n'abandi b'abakire bafite amafaranga bagiye bakunda izi ndirimbo. So izi ndirimbo rero uyu munsi turareba indirimbo ebyiri zakunzwe kurusha izindi ku isi n'ibihugu byose n'abatuye ibihugu byose. Indirimbo ya mbere twihute ni indirimbo bita Goodness of God. The Goodness of God ni indirimbo yakunzwe cyane n'abantu bakomeye. Umwe mu bakomeye bayikunze ni Barack Obama muramuzi, yari perezida wa Amerika. Yakunze zimwe muri izi ndirimbo, imwe yitwa Goodness of God. Ni indirimbo yakunze cyane, yakundaga guplayinga cyane iyo yabaga ari mu modoka ye y'akazi nziza cyane, yari ihenze, yapimaga ibirenga toni 8. Iyo modoka ye yapimaga toni zirenze 8 z'uburemere. Undi muntu yikunze ni umupasiteri ukomeye cyane wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, usengera mu itorero bita Elevation Church. Uwo mupasiteri yitwa Stephen Fatigue ni umuyobozi w'itorero rya Elevation Church ribarizwa muri Amerika. Uwo yari yikunze cyane, akunda kuyikoresha mu biterane, akunda kuko afite na worship team ikomeye cyane ikunda gukoresha indirimbo n'ubugingo n'ubu kandi baracyayikoresha. Undi mupasiteri ukomeye ukoresha indirimbo cyane ni umupasiteri bita Brian Houston muramuzi, ni umuyobozi w'itorero rya Hillsong Church. Hillsong Church ni itorero ribarizwa muri Australia. Niho rikorera mu mujyi bita Sydney. Aho niho ryavukiye, ariko iri torero ryarakuze ku buryo riri ahantu hose ku isi yose. Iri torero bita, muzajya muribona, Hillsong Church. The Hillsong Church ni itorero ryatangijwe n'uyu mugabo, ni umupastori bita Brian Houston. Hanyuma undi mupastori ukomeye wakunze indirimbo cyangwa n'uyu munsi bakiyikoresha cyane ni umupastori wo mu itorero bita Bethel Church, akaba umushumba bita Bill Johnson. Bill Johnson yakunze iyi ndirimbo cyane, ni umupastori wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nuvuga ngo aho itorero riherereye ni muri Reading. So rero izi ndirimbo ebyiri, imwe ni tubonye bayita Goodness of God. Indi ya kabiri ni Reckless Love. Ni indirimbo yakunzwe n'abakomeye, harimo Abanyafurika. Dore bamwe mu Banyafurika bakunze iyi ndirimbo Reckless Love. Nuvuga ngo iyi ndirimbo yakunzwe n'umwe mu bakomeye hano muri Afurika. Umwe mu bakomeye, ngira ngo murabona ko na Barack Obama indirimbo yarayikinye cyane, yarayikunze. Undi muntu wayikunze no bita Yoweri Kaguta Museveni, yakunze gukina indirimbo cyane na nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, indirimbo yayikunze cyane. Hanyuma yakunzwe n'umupasiteri bita Alpha Lukaku ayikunze. Mujye mwumva ko mu materaniro yose yakunze gukoreshamo indirimbo, kuko naho akunze kuba ari aho yicaye ku cyicaro, ari worship team ikomeye cyane ikunda kuramisha indirimbo mbere y'uko amateraniro yatangira, bakunda gukoresha iyi ndirimbo. So mu bikurikiraniro munyemerere dukurikire izi ndirimbo, noneho muraziraza kubaryohera. Murakoze cyane.